ba MTV turabashuje muherereye impande n'impande z'igihugu amajyepfo amajyaruguru ndetse n'iburengera bwaryo. Turasuhuza abarwayi bari mu bitaro ndetse n'abari mu ngo zabo, Imana ibacira inzira bakire, ababuze ibyo kurya ibibahe ndetse n'abafite ibibazo bitandukanye iborohereze bikemuke. Turasuhuza n'abari hanze y'igihugu, Imana ikomeze kuba turindira nk'ibisanzwe. Rero muri kumwe n'Umutesi Betty. Uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa, ndagira ngo atangire atwibwira. Ni karibu rero, tuguhaye ikaze muri kamera za Ami TV. Yego murakoze cyane. Nkuko mumenyereye ntabwo ari ubwa mbere nje kuri kamera za Ami TV. Amazina ni Nshimiyimana Jean de Dieu. Mu rugo ni Kigali Aramugatsata, niho mbaye ncumbitse nyine mu buryo bw'isi. Yego. Kuko iwacu burya muri ijuru. None se urubatse, uri single? Yego ndubatse. Yego ndi umupapa w'umwana umwe n'umudamu umwe. Yego. Rero uyu munsi naje hano kubera ibiganiro byinshi mugenda mucishaho hano by'abantu batandukanye bagenda bacaho hano kuri kamera za Ami TV. Uyu munsi naje kugira ngo tuganire cyangwa se twungurane ibitekerezo, tunagirane inama. Yego rero uhawe ikaze, wumve ko hano ari mu rugo. Murakoze cyane. Rero ikintu cya mbere nshaka kuvugaho, abantu benshi bakunda kukivuga ariko bakagica ku ruhande. Yego. Ikintu cya mbere, ikintu bita urukundo cyangwa se amahitamo. Yego. Amahitamo rero ni ikintu cyangwa tereka mbanze ku rukundo. Urukundo ni ikintu kiba mu muntu ariko kigenda gikura, kizamuka umunsi ku munsi bitewe nayo ko ugenda ubona wa muntu wakunze cyangwa se ubasha kubuhuza na wa muntu wakunze. Rero nkuko nababwiye ko ndi umupapa, nanjye nagize amahitamo. Kuko ndabyibuka kera nanjye nyiri mu bwadoresa cyangwa se nkishakisha, nakundanye na benshi kandi nahuye na benshi. Yego. Ariko haza kubaho impamvu iza gutuma mpitamo. Rero iyo mpamvu niyo ngira ngo uyu munsi tuganireho cyane. Yego. Ariyo mpamvu bita urukundo. Urukundo ni ikintu kiba mu muntu kikagenda gikura umunsi ku munsi, uko ugenda ubasha kubana na wa muntu nawe yaguhaye umwanya kuko mukundana. Rero hari abantu benshi usanga bajya mu rukundo cyangwa bakitambika mu nkundo z'abandi. Yego. Ugasanga umugabo n'umugore babanye neza, ugasanga hari n'umukobwa uri kwitambika mu rukundo rwabo. Yego, bakazaruse. Ugasanga mu by'ukuri tukurikije wenda nk'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ko umugabo n'umugore buryo babanye baba bagomba gutandukanywa n'urupfu. None se niba hari umukobwa witambikamo, wowe kuba warahisemo kubera iki wirukanka inyuma y'uwo ngo uje kwitambika? Kandi yuko wibuke yuko buriya mu babana ntihabura bagatanya, bagasenya imiryango, bagasenya rugo. Ibyo byose ko ubizi warangiza ugakurikira ba bandi baje kugusenya. Rero aho ngaho bikunda kuba ikibazo cyane gikomeye, kuko Imana irema abagabo yaturemanye irari. Iryo rari Imana yaturemanye, hari abantu batamenya kurikontorora. Bakumva yuko niba bafite irari, akumva ko ari burarikira uriya, akararikira n'uriya, akararikira n'uyu. Ibyo bintu rero amarangamutima cyangwa se gukontorora iryo rari niho habera ikibazo. Ugasanga abantu benshi, tuvuge niba uri umugabo ukaba warashatse umugore umukunze, ukaba wenda se waramukundaga cyane, hakaza kugera igihe burya iyo umuntu ari gukura cyangwa se iyo umuntu yabaye umugore wawe, hari ibintu byinshi muba mutangiye kugira gute kuganira nk'inama, bimwe na bimwe bikajya mu bikorwa, ibindi ntibijye mu bikorwa, hakabaho ibihombo mugira, hakabaho inyungu mugira. Rero mu by'ukuri iyo hajemo nk'umukobwa akitambika mu myanzuro yawe na madamu wawe cyangwa se mu myanzuro y'ibyo mwiyemeje, akenshi usanga hari abagabo batamenya kugira gute kuvangura. Ugasanga
burya hari igihe ushobora gusanga nk'umugabo umwe ugasanga avuye nko mu rugo yifite nk'umugore we afite nk'ibiro nka 80, yasohoka nko mu gipangu ugasanga akubitanye n'umukobwa ufite nk'ibiro nka 15 kubera ye ryarari riba mu bantu, ugasanga ari kumubwira ngo wambaye ikibuno muteye neza nguze ukuntu asa kandi mu by'ukuri ni irari riri kumuvugisha mu magambo. Kuko nta kuntu wambwira ukuntu umuntu ufite ibiro 80 umuntu w'ibiro 15 amurusha amabuno. Ugasanga rwose ngo nguze ukuntu umeze nguteye neza, ugasanga yamutatse yamugize marayika, mbese nkaho nta cyaha na kimwe kigira gute kimubamo. Rero nk'abakobwa bitambika hagati mu nkundo z'abandi, mu by'ukuri n'abakobwa mugabanye. None se ko bavuga ngo tugeze muri viziyo, iyo bivuze ngo uri umuturage, ese koko nibyo koko ubu uri umuturage cyangwa? Rero abantu benshi bavuga ngo viziyo niyo gukora cyane. Viziyo niyo gukora cyane, viziyo ni iterambere. Bitiranya viziyo n'urukundo. Bitiranya viziyo bakazitiranya n'inkundo. Bakumva ngo ibyo bagenda babona mu bihugu bitandukanye, bakumva ko iyo mico igomba kugira gute kubabamo nabo bakagira gute bakisanisha n'iyo mico. Kandi mu by'ukuri icy'ingenzi cyangwa se ikiba kigenderewe buriya ngo umuntu wese agihugu. Kandi isaha y'Imana iyo yageze uko byagenda kose n'ubundi icyo Imana yakugeneye ukibona mu gihe cyacu. None se ko hari ibintu byateye kuri iki gihe ngo habaho ngo wo kuzindukana, wo ngo habaho wo gusohokana, wo mu rugo urera abana, hakabaho n'uwo kuganira n'umujyanama. Ese ibyo bintu koko nibyo nkamwe muri iki gihe bo muri iyi minsi? Rero abantu benshi basigaye binjira mu nkundo batazi ibyo barimo. Ugasanga umuntu yinjiye mu rukundo ariko mu by'ukuri nta rukundo rumurimo imbere, ugasanga ari mu rukundo rw'irari. Abantu bamenye gutandukanya irari, bamenye no gutandukanya urukundo nyarukundo. Urukundo nyarukundo umuntu ukunda ntushobora kugira gute kumva ko hari undi wamuruta. Ariko iyo haje mu kintu bita irari, usanga abantu benshi ariyo mpamvu usanga habaho cyane bita gutendeka. Ugasanga umuntu afite umukobwa hariya, afite undi Nyamirambo, umufite Rwamagana, umufite mu ntara. Mu by'ukuri icyo kintu bita gutendeka ntabwo ari cyo bita urukundo. Urukundo nyarukundo ni rwa rundi rufata umuntu rukamuhindura inzobe kandi yari igikara. Nagira ngo biterwa n'abakobwa, kuko hari umuntu uhemukirwa mu rukundo, yatereta umukobwa ejo yajyayo agasanga ahuriyeyo n'undi, agahita nawe afata initiative yo kubikora gutyo. Ese ubwo icyo ngicyo nicyo cyaba kibiteye cyangwa n'ubundi baba bamuhinduye bitewe n'ibiriho bigezweho? Rero hari abantu bakunda gukemura ikibazo bateje ikindi. Iyo ugendeye ku marangamutima y'uko bagukoreye ikintu kibi, ukumva ko nawe wakora ikintu kibi kugira ngo wenda se wihimure cyangwa se bikurinde kubabara, ahubwo babara byikubye. Niba umukobwa umwe akubabaje ugahita ujya mu gukunda abakobwa 10 ngo kugira ngo utazababara cyangwa se atazajya undi wongera kukubabaza. Ibaze niba umuntu umwe yarakubabaje ukarambira abantu 10 nibakubabaza bizagenda bite? Kandi bibaho. Njyewe hari ikintu kigeze kumbaho kera, nigeze gukundana n'abakobwa 5. Noneho umwe nkamubwira ngo ndamukunda, undi nawe ngo ndagukunda. Noneho biza kuba ngombwa ko abo bakobwa bari baziranye. Baraganira, baricara bakora inama baraganira. Aravuga ati ariko nshimiye tuzamukorera akaye gakoryo kugira ngo byibuze tumwemeze. Uzi yuko bitoye bakaza mu rugo, baje mu rugo bose cyane yego ko 5 baza kunsumwe, yaraje arakomanga arazi. Ubwo nari nkiri n'iwacu nari sobanukirwa wenda ngo nishakishe nyine tubwo nari nkiri umwana mfite nka 19 18 gutyo. Baraza bahageze baricara, maze kwicara barambwira ati noneho uzi ikintu kigiye gukurikiraho, ugiye kutubwira ninde ukunda muri twe. Ariko barakurenganyaga kuko imyaka yawe yarabikwemereraga, kuko igihe cy'amahitamo yawe cyari kitaragera. Ugombaga rero kubagarira yose. Nanjye rero nakoze ikosa kuko nakundaga abakuru n'abakiri batoya mu rungero rwanjye, n'abandi bakankunda ku ruhande. Rero ngewe bahuriye aho ari 5 barambaza ati ariko tubwize ukuri ukunda nde?
mbaza ngo byagenze bite. Narabarebye nshaka ikintu mbabwira neza ndakibura. Nakoze iki narababwatuze n'ibindi mwese ndabanga havuye mu ngo. Uwo umwe narababwati mwese uko muri aha ndabanga havuye mu ngo. Umwe uri wese ku mutima atese ni njyewe mbega ikizamini ndangije nahise mbarusha n'uburakari ndikubita ndisohokera. ari umunyabwenge. Narababwati rero njyewe mwese ndabanga havuye mu ngo itanisohokera. Ubwo rero biza kurangira nabo nyine bose bagiye bacika ariko nyuma nkagenda nshaka kubagarura ariko biza kurangira mbonye n'ubundi nta cyiza kiri mu kuba watendeka. Ubwo uko imyaka yagiye ikura niko nagiye ngira gute mbivamo nza kugira igihe noneho ndavuga ninjye gufata umwanzuro ngira amahitamo. Ayo mahitamo rero yabayeho niyo bita noneho iki urukundo. Ibindi byose biba ari irari cyangwa se biba ari ukujagarara mu rukundo ariko no kwiga nyarwo n'amahitamo. None se hari abantu ujya kubona ugasanga bashwanye n'abakobwa runaka ugasanga ako kanya yise yirukankira mu rukundo. Ese ubwo koko uwo muntu wundi abagiye gukunda abajyanye y'urukundo cyangwa abajyanye yo kwihimura? Uwo ngo abajyanye y'ibikomere ahubwo. None se abajyanye y'ibikomere. Kuko nta muntu muri iyi si uzabona uguye ikintu atabasha kwiha. Niba nta byishimo nawe ubwiye umutima wawe ufite utekereza ko wagiye gukunda agiye kumuha iki? Ntacyo. Uzamushimisha n'ubundi akubone mu isura ya wundi wamubabaje. Ya wundi wamubabaje. Ikintu wabagiye gukora ni iki? Ni nko kwivura agahinda witera kandi. Kandi n'ubundi aragukomeretsa wowe. Wowe muri kumwe aragukomeretsa kuko n'ubundi nta kiza kuzaniye kuko azanye agahinda kavuye kuri wa wundi wamuteye nawe icyo uzamubwira kizaba ari agahinda n'ubundi ugiye kugira ngo niyo wakora iki ntabwo uzamuvura rwose kumuvura keretse ubwe iyo yihaye igihe akiha igihe akavuga ati niba runaka nyanze reka nihe igihe akiha igihe cy'amezi nk'atanu umwaka se bitewe n'uko umutima we umeze yamara kuwusana akabona gusubira mu rukundo. Kandi ikindi nama nabwira abantu nk'abo nimba warababajwe mu rukundo wikumva ko n'ejo uzababara. Hari abafite umutima w'urukundo. Yego hari abantu gusanga bavuga ngo kuko nababaye uyu munsi nkabazwa n'umukobwa w'inzobe uzi ko hari ahita afata umwanzuro ati ntabwo atereka njye sinzongera gukunda inzobe agahita akunda igikara akavuga ati reka njyewe ndakunda igikara cyangwa imibiri yombi. Ubundi rero abakobwa b'inzobe ni bake cyane. Hari ikintu abantu bibeshyaho. Hari ukuntu narengeye nyine wihangana. Hari ukuntu ukundana n'umuntu mugakundana ugasanga wakoze ibishoboka byose n'ubundi ntaguhaye urukundo. Wakoze ibishoboka ntaguhaye urukundo ugakomeza ukingira ugafata undi n'ubundi ugasanga n'ubundi ni nka bya bindi n'ubundi urongera urababaye. Noneho sasa ugatangira kwitekereza ese ni abantu nkunda nabi nabangira gute? Ariko ikintu cy'ingenzi nabonye nanabwira n'abantu nta mpamvu yo guhatiriza urukundo. Ntukingingire umuntu urukundo wowe kunda umuntu nubona bitavamo mureke ugende kuko iyo wingingiye umuntu urukundo ni wowe ubabara wa wundi nta kibazo afite. Rero cyangwa uvuga ngo umuntu turakundanye ansabye sex kuko abahungu benshi bo muri iyi minsi ni sex nuyimuha n'ubundi ntagukunde ugakomeza ukamwinginga ukajya ku wundi n'uwundi nuko iki gihe uzaba n'ubundi uzaba ukibabara. Wowe niba umuntu umukundanye ukabona ari kugusaba sex bitakurimo mureke. Buriya iyo ubona ikintu kitakurimo wigikora kubera ko runaka ngo ntamubabaza ngo ntagira gute kireke uwawe uramukunda nta nubwo mwinginga. Niyo wakora akantu gatoya umva arakwingingwa nukuvuga ngo iyi saha yawe yageze iba yageze nyine nta kindi. Erega burya abantu benshi nuko bakunda kubitindaho cyane urukundo rwinginzwe n'ubundi rusaba ngo uho ruca bugufi. Niyo handi mushobora kugera no mu rugo niba mwaranabanye mwarabyaraguhiriye mu kabana
bigasaba ngo wowe upfukame. Kubera iki? Wa wundi n'ubundi ni nkaho wabimuteyemo. Wabimuteyemo bitagize gute bitamurimo. Urukundo nk'uko natangiye mbivuga ni agace gato kaba mu mutima w'umuntu. Ako gace iyo wihaye kugakuza ukagakuza ku ruhande rwawe wenyine birangira ubabaye. Ariko harimo abantu batajya basobanukirwa nanone icyo kintu gisobanukira. How ukuntu avuga ati se none ngewe nakunda gute nabibirwa n'iki ko umuntu atankunda. Urugero reka ngewe nduwe nawe uravuga urwawe. Yego. Umuntu niba umuhamagaye so umuhamagaye none saa 10. Yego. Ntari bubone ko wamuhamagaye. Bikarinda bigereje ataragira ati ataraguhamagara. Ese icyo gihe kandi uzi ngo murakundana. Icyo gihe ubwo ntuba wabibonye. Usibye ko abantu usimbizi. Rega harimo abantu bakunda niba ari ugukunda buhumyi, niba ari ugukunda bujiji, niba ari ugukunda iki. Hari igihe umuntu ugukunda urabibona ntutagukunda ukabibona. Hari igihe uvuga uti reka muha amahirwe ariko n'ubundi ugahora muri ibyo. Wowe icara utegereze uwawe naza azazaje kandi uzamuha bya bindi byose watangaga azaza bikuzaniye noneho nawe bya bindi watangaga handi bihe wawe undi mu bihane. Buri umuntu naguha nawe ujye umuha. Murahana ubundi urukundo n'uguhanana. Niba utamuhanana se bwo ngubwo ubwo ntago ubibona. Ibyo nuramuka sivuze ngo urukundo n'uguhana noneho rero biraza guhita bihuriza kuko nuvuga ngo urukundo n'uguhana. Aha Matei parakugurira smartphone nawe umuheda. Oya ntago mvuze ibintu. Ego. Ntago mvuze ibintu. Niba umuntu aguhaye amarangamutima ye nawe yamuhe. Niba umuntu akuretse igikorwa runaka nawe kimuhe. Mwese ntakiguha wenyine cyangwa wowe ukakomeza ukakimuhata we yigaramiye azamenya agaciro k'urukundo. Rero buriya urukundo nyarukundo ni igihe wakunze umuntu ugahitamo ukavuga ni njyewe mfite intumbero y'iki ngiki nicyo nshaka kugeraho. Bano bantu usanga bababara akenshi mu rukundo usanga n'ubundi bararugiyemo nta mahitamo. Ugasanga ntabwo yahisemo ngavuga ngo wenda afashe umwanzuro ku mukobwa runaka niwe fokasinzeho kuko iyo umuntu umwereka urukundo iyo umwitayeho byibuze ibyumweru 2 biba bihagije kugira ngo bikwereke ko uwo mukobwa uri kwiruka atagushaka. Nkuko wari harimo abantu b'indyarya we akakuryarya se. Iyo umuntu akuryarya kubeshya akenshi na kenshi uri umuhanga urabimenya. None se reka none hari abatabimenya. Nkuko wari urimo urabivuga abantu bose ntago ari abahanga. Nkuko wari uri kubivuga iyo umuntu muhamagaye rimwe ukamuhamagara kabiri telefone yawe ntayitabe akezarinda ageze ejo ataguhamagaye ugakomeza ugahatiriza uwo muntu urumva ari urukundo. Yajya kuguha ubusobanuro akakubwira ngo nta mayinite nari mfite. Sibyo? Genda icyo wacyumva. Sibyo? Ariko se ku munsi wa kabiri nabwo arongera kubwire ya kese ya mbere y'amayinite n'ubundi. Umva n'ikindi nanone we iyo gukeneye ubufasha runaka arayabona. Yasaka wenda kukwaka runaka kugushaka wenda ngo mujye gukora iyo sex ukagenda akaguhamagara ugahita bitaba. Rero mukobwa ntugira inama umuntu no muhamagara gahera mu gitondo kageza nimugoroba ataragusubiza ejo bikabuko mureke nawe umwihorere akebo nigeramo. Ubundi namazimo cyane ku bintu by'urukundo kuza urukundo ku muntu ubona n'ubundi arukwiriye. Wikugendera urukundo wijya kuzana ngo urapfukamanga ku rukundo n'umuntu ubona n'ubundi rutagishoboka bidashoboka. Niba umuntu umuhamagara nagusubize ukamwereza message nakwiteho ni gute ukomeza gufoka. Ariko nanone hari abantu ngewe numva agira ngo nsobanurire. Yego. Ari igihe ukunda umuntu pe ukumva ni byose wagenda ukumva niwe waryama ukumva niwe mbese byose. Ese bimeze gutyo ukajya ukorerwa umuntu ibyo wakora iki? Rero urwo rukundo nanjye nigeze kubigira. Impamvu mvuga ku bintu by'urukundo nanjye nigeze kubigira. Nigeze gukunda umuntu barambwira ngo nimba ukunze umuntu ni muryamane n'umwaka sex akayikwiba umureke. Ubwo n'abandi batipi bangiraga inama noneho nanjye numva ko urwo rukundo ari rwo nshaka kuko umukobwa mbimugara mbwa tuzabaza
ngewe niba unkunda uzangira umugore ibyo kuryamana nawe ubyibagirwa. Ndataha ndabyimba da ndavuga ati ngewe uriya mukobwa kuba yanze serivisi n'iyi ubwo nanjye ndamureka. Uzi amaze kugenda yavuye mu rukundo rwanjye nibwo nabyumvishe yuko iyo umuntu mukunda hari ibintu ugomba kwihanganira. waramukundaga se? naramukundaga ahubwo ngo mu ikosa ryo kuvuga ngo nimutaryamana ntabwo azaba agukunda. Rero nk'abantu bajya mu rukundo bagahita bagira akenshi uba warabanje kumukunda mbere ntubimubwire, ukajya umureba ukamukunda gutyo gusa utarabimubwiye. Urwo rukundo ukora igishoboka cyose gishoboka kugira ngo azamukunde, kandi hari n'igihe atagukunda. Rero abantu usanga bavuga ngo umuntu ngo ni byose, ngo umuntu ngo ibi n'ibi abaye byose gute? Ngo utariye ngo udahari ngo sinarya ngo nabuze ibitotsi ngo iki. Ibyo ni uburyarya. Harimo abantu bagira urukundo. Ibyo ni uburyarya. Ndagira ngo ubanze dusobanurire nanjye ntago ndasobanukirwa, ntago wansobanuye ikibazo nakubwiye. Nakubwiye ngo harimo abantu bafite urukundo. Akajya kuryama akagutekereza, akajya kurya akumva mbese yabuze amahoro muri we atarakuvugisha. Yego. Ese ubwo ngurwo ni urukundo n'ibisazi niki? Nagira ngo dutandukanyirize. Rero ndagira ngo bitandukanye. Urwo rukundo ni urukundo. Sibyo? Noneho aramutse aguye kuri wa wundi akunda watamukunda yabigenza gute? Rero niyo mpamvu mbabwira ngo ngira inama urubyiruko cyangwa se abakobwa n'abasore n'abantu muri rusange kuza urukundo rw'umuntu warangije kubona ko nawe ari mu rukundo. Uwo muntu uvuga ngo ntabwo narya ntamubonye, ngo sinanywa amazi ntamubonye, ngo yewe ngo kuryama byanze ngo kubera iki, yafashe umwanya wo kumwipakiramo, yumva yuko uwo muntu ari wewe yiwe, yumva yuko uko amukunda ariko nawe undi azamukunda, kandi ntibibaho. Ushobora kumuhitamo we nawe ugire gute ntaguhitemo. Urumva rero noneho se iyo ubyisanzemo wabyitwaramo? Iyo wabyisanzemo rero mu rukundo nk'urwo ngurwo ukumva warwisanzemo bimeze uko, niba ubona uri guha urukundo rungana uko atagize gute atakwitayeho, gerageza wumve yuko uri umuntu kandi ukontorora amarangamutima yawe, ugira ute utangira ugabanye, kuko urwo rukundo rukubabaza wenyine wa wundi nawe atagize gute yigaramiye. Rero tangira urugabanye, kuko kuvuga ngo umuntu ngo ni byose nyine mugira inama. Urumva uri kubivuga mugira inama uburyo ki yarugabanya. Ikintu cya mbere yakora umuntu nk'uwo nguwo niba ufite urwo rukundo koko nyirizina, banza ufate umwanya bitekerezeho, uvuge ati se agaciro kanjye ni karangana iki, karangana gute? Niba wabanza ukumva ko uri umunyagaciro, wumve yuko uri zahabu muri wowe. Niba wumva kuri zahabu ntabwo yirukira umuntu, ahubwo zahabu barayishaka byo. Nimba wumva yuko uri zahabu rero wowe ubwawe tuza bagushake, gabanya. Yego urukundo nk'urwo rubaho, yego bakobwa murufite, basore mufite urukundo nk'urwo, nimwitekerezeho mwumve ko muri abantu b'agaciro, nimurangiza mutuze abo mushaka, mubereke yuko mubakunze nabo bazi babashaka. Amwereka ko amukunze mu rugero, umwereke ko umukunze, ariko numwereka ko wamusariye, by the way ntabwo muzabamukira inshuti. Iyo umuntu wamweretse ko wamusariye uhinduka igikoresho akagukoresha, agukoresha cyane rwose. Kuko ntabwo wabwira umuntu ngo uri byose kuri njyewe ngakubwire ngo ngaho ngo no turyamana byango, wabyanga utese kandi uvuga kuri byose. Ni gute uzabwira umukobwa yuko ari byose kuri wowe akakwaka smartphone ya 200 ukayimwima? Icyo gihe urayahiga n'ikibanza ukaba wakigurisha ukamukoresha cyane. Bivuze iki? Bivuze ngo kontorora wowe ubw'amarangamutima yawe, nurangiza ukumva yuko wowe ubwawe uri w'agaciro, wumve yuko bazazaba gushaka. Hanyuma nakubwira ati niba unkunda ngabinyereka, umbwire ati ndagukunda mu mutima wanjye, cyangwa mbwa no kuri amahoro. Uvuze ikintu rero noneho cy'ibintu bavuga ngo niba unkunda binyereka. Ugisanga umukobwa mukundanye icyumweru kimwe ngo niba unkunda binyereka. Mu by'ukuri icyo kibazo nkamwe nk'abakobwa mu kibazo uratekereza ko agiye n'abahungu babibaza, uratekereza agiye kubikwereka. Umukobwa we nabikubwira wowe tutekereza ibintu byinshi, uratumva ko akeneye impano. Umuhungu nabibwira umukobwa arahita yumva ko bakeneye kuryamana, uhita uvuga ati okay, nzabikwereka muri iki cyumweru, utangira umuha amasezerano
ayo masezerano uzayasohoze cyangwa se nutanayasoza usange mupfuye ayo masezerano wamuhaye atagize gute udashoboye. Rero niba umuntu umubwiye ko umukunda akakubwira ngo bimwereke, mubwire ko kuba bimubwiye hari n'abandi wabibwira ari uw'agaciro kuba ubivuze. Kuko kuba ubwiye umuntu ukabisohora ukamubwira ngo ndagukunda, burya ngo no mu ijuru bandika yuko babaye umugore wawe. Reka da cyane rwose. Kandi ufite umugore iyo urangije kubwira umuntu ngo ndagukunda biba byabaye. Ijambo urukundo ni ijambo abantu batakagombye gukinishana n'izi saha. Ubundi abagabo ati ngo ni gute ngabinyereke, kubikwereka no kubikubwira cyane rwose. Cyo nicyo gisubizo, kuko ijambo wa mugani ndagukunda ni ijambo rikomeye ariko abantu baritesheje agaciro. Arahura n'ipusi ngo ndagukunda, agahura n'imbwa ngo ndagukunda, agahura n'inyanya ngo ndagukunda, agahura n'igitu byose cyane rwose. Ababyibushye abananutse abarebara bagufata ndagukunda. Urwo rukundo wirirwa ugabura mubwije ukuri yuko rufite agaciro, ari narwo rwakuye Imana mu ijuru, Yesu Kristo. Niyo mpamvu ni iby'agaciro. Jado wakoze cyane rero. Yego, ikiganiro nakagaruka. Bye bye. murakoze cyane.